kano kazi rero kari kananyishe cyangwa aha hantu rwose umva nidanye Hello. Salama Jay. Bimeze bite se boss wanjye? Bimeze bite? Umva mwana. Jay mbabura ngusaba kantu kamwe. Ndabizi nagusabye byinshi kandi nta kintu utampaye. Umva mwana. Umva mwana. Yewe. Umva mwana ejo nabonye cyana, sibyo? Umva yo ubwira ngo icyuki. Ujya wumva koko niba bagereranya ishusho ya Bikira Mariya uko yarameze kera? Umva ni umwana uteye neza reka ngusaba kantu. Umva we mfasha sibyo? Untize style zo kwambara sibyo? Wenda nze gukodesha hari amafaranga ejo ndi bampembye ahantu najyanye umucanga. Noneho untize style nguhe makeya ejo nzajye kumwemeza. Umva none ufite agashati kameze neza? Ujya yari yose nye nzabona imbere nshaka agashati agapantaro n'udukweto na rinete ndetse n'isaha. Kuko 10 aseke uranki 10 ni isamu ndi kugura. Umva mwana umva nkubwire sibyo? Ngiye mfite amafaranga 2,000 rwose nawe shyame imiyaga. Ahasha umunani na data ntabwo ari awumpa ngiye ngira umunani ngiye nguhereze. Jay umva nkubwire sibyo? Nose umunani uyu nguyu asabwo na papa ntabwo ari awumpa. Umva nkubwire sibyo? Nubundi kundiza se ko ajya guntiza ku buntu basi ndagwa 3,000. Ushaka amasanga hese urabizi nge nkubita mbangura baranze. Akarese ase Jay umva nkubwire sibyo? Wowe ni iki baby ngiye kwinjirira sibyo? Urabizi igihe ubu umuntu azagira igihe cyo gutera injuga ni ibintu bisaba umwanya sibyo? Ihangane basi urumva? Gira tatu ntare. Okay. Sawa. Noneho ubwo ndaza kukugeraho utumutwo dustile ntumanukane ndushyire ku cyango nyine ejo nzajya kwemeza umwana. Sawa. wanjye kwitera gapude ipuderi se kuko mana yanjye ni ibiki
sasa bireba Mademoiselle ibi bipote n'ibiki ibisaka ari igezweho kandi bigamaze no kunanira ni ifure n'amavuta dore abanza hari amavuta y'itanu ibyo binyabazungu byende ngo ni puderi ibyo ku munwa bivuye bikagera mbese byaranyebeye Dudu ni kuri yayimereye nta kundi nanjye amaze kunanira dore nuko nguko ese ubukene bwacu Dudu urabizi ko turya twakoze urabizi akazi nkora n'umufundi nabwo kubona ikiraka ni ikibazo abakire muri iyi minsi kugira ngo nibura bw'ikiraka ni ikibazo nkeneye inkweto nkeneye n'ipantaro nayo byo kumbwira iby'ubukene bwanyu njye iby'ubukene bwanyu ntabwo bindeba kuko sinjye nabwiye ngo mumbyare ariko sinabikubwiye dudasigaranye imyitwarire itari myiza ahubwo reka ngende ndamuganiriza ababyeyi b'amamama tuba dufite inshingano nyinshi tugire icyo tuvugana dore nzaba nkumvira ibyavuye mu myanzuro yanjye na dudu naho ubundi birakomeye Oh JP. Hola msaza. Salama. Wemeze biteze? Fresh kabisa. Ndakubona. Umva mwana. Yo. Nanjye kuza kamenyene naguhamagariye. Shaka twatwenda udukweto agasaha urumva? Umwana we namubonye ibyo mu rwego. Kuko twavuganye urabyibuka. Ndabizi se. Agari ibintu byo kwiruka nsubiramo urabizi. Nta birenze kabisa nta kibazo. Twavuganye ngo iki? Urambwe ko nzagweza amafaranga 300 nawe ukanteza imyenda. Iminota 70 ingahe? Iminota. Na amasaha 3 man. Na amasaha 3. Akumenya ko nanjye umwana ngiye kumwigisha bita amasaha 3 man. Gira yumva 5 byibura. Hari ibi none sibyo? Ariko ntabyo kuninza urabizi. Aya burakizi nanjye ntabwo njya ngutengo. Ubundi byakagombye kuba amasaha 2. Abiri. Shaje uzikara ukwigisha mwana amasaha 2. Byibura atari n'umunsi cyangwa amasaha 5 byibura. Noneho sibyo? Akuzinkazaza kukwishakira. Urabyumva nawe ntari bitu. Hari ibi none imyenda iri mwaho ngaho izagukorera ikora ariko hano hari n'agakoti. Aha, kukote ko kariko. N'inkweto zirimo? Ngo n'inkweto zirimo kabisa nari. Akira nari. Karugo kote ukantwira mwana. Aba ni fresh man kambara urebe ibintu ni fresh kabisa. Ibintu bizaba ari neza ahubwo ewa. N'umukobwa ndamugusabiye neza mikorere rimwe. Nikweze gutya. Nabyimbye. Abamereza yanjye nari. Amafaranga yanjye bampembye mu mucanga none ahangaha yose ngiye gutanyaguha. Nanjye mbenya kenyereye bigo. Bana narahebye nkagura style mwana. Burya ngo ibyiza birahenda bisaba kwimana. Okay. Sana noneho. Ubwo turaza kuba tubona. Ariko mwana sinkazaza kukwishakira. Mwana wowe urabizi. Ninza kugushaka uransunzi. Ntabwo njye ndabona. Njye kurya umwana wa kintu. ntabwo ndi butinde ahantu ugiye wambaye gutyo ntabwo uri butinde abaya kiba ko wabinkutse mwana wa mama nta kibazo no kuri nizera pe hano hirya se heza ahantu hose amazi ngiye kureba mwana w'inshuti yanjye hano hirya twiganye ko wiganye na benshi se numva uvuga ngo ntabwo bamwita Julienne kwa Julienne yari ahirya yego kagenda ariko utahe kare yego mama arakoze Você na hato. Você dito para gutera imbere y'uramwana. Ariko Mama security. Nizereke. Sawa. Amakuru. Amakuru meza. ko mutugendereye amasaha Ya, nari ngerageje kugeramo hano. Hari umusista wa hano nje kureba. umusista wa hano Yes. umusista wa hano waruje kumureba Nari ngize bishoboka ko bamfasha ukanyibutsa neza uburyo yitwa. Ariko ese reka nkubaze gato umusista wa hano uramuzi uburyo uje kumureba umuzi ndamuzi kuzana ko sindamuzi. umuzi ku isura mu by'ukuri Isura se? Ndamuzi igihe turaziranye ahubwo se nyimutse ryari ko mperuka mutuye hepfo ahangaha cya gipangu mwimutse ryari? ni umuntu ukurangiye hano Ya barahana. nibyo hano rero tuhamaze iminsi mike ariko nyine impamvu nuko hano hepfo twabaga inzu yacu
turi kuyikora neza boss ari ibintu ari kuzuza neza nyine ari kuyikorera finissage nirangira nibwo tuzongera dusubire ubu ngubu niyo mpamvu muri minsi tuba turi hano yes njye nyine maze iminsi ndi za Nairobi ubu ningiragiye kino hari umusista wa hano ubu ntajya fasha ahubwo ushobora kuba wamfasha kunyibutsa izina ryiwe neza umusista wa hano ni Keti ushaka okay ni Keti ahubwo w'inzoga nivyo ni Keti sekete mba numva rwose babuyemo neza nivyo yes ngiye bundi umunya business mu bisanzwe ndabibona wambaye neza Nairobi ndabibona isaha nziza imfunguzo nyinshi kigaragara cyo ufite n'amazu menshi ya nta birenze rwose none se ubu wanyemerera basi ngakomeza imbere oya ntago napfa kukwemerera kabisa urangurira akantu ntago wagenda ntago napfa kureka ngo winjire gutyo tu ibyo ntago ari ikibazo rwose abantu b'abasekirite n'inzara yanyu ufite amafaranga menshi rwose ubwo njye nabantu mu mishinga yindi ndabizi ibintu bisanzwe kabisa ya nta kibazo ntari bintu sawa bite kadogo meze neza none umuryango wo kwa Kete yaba ari uyu cyangwa n'uyu n'uyu nguyu uyu yes Kete ya Biteze. sawa Mugenzwe neza. amakuru ni meza nari mbasuye kuri uyu mugoroba Ni karibu muri salo. thank you nawe umeze neza Ni karibu. mwakoze cyane Ese amakuru ko tutabona. umusore gato kuba ntari nabibwiye ubusanzwe nitwa Eric Stonji yes aho nibaza nkaho utanyibuka neza twariganye kuri Excella Kuri Excella ko numva nakwibuka neza ntabwo unyibuka ndumva abantu bose twiganye hariya mbazi Ketia none se ubwo ngiye nkabahoze gute Ketia ntabwo unyibuka abantu bose twiganye hariya ndabibuka birashoboka cyane yuko abantu bashobora kuba barahinduka bitewe na level bariho cyangwa se bavuye naho bamaze kugera hanini njya bavuga abantu bafite amafaranga hanini barahinduka warahindutse nawe ya wenda simbizi neza ariko ari impamvu utari kumenya naho ubundi mu busanzwe nikora ibintu bya business nyuma yo kurangiza kwiga mbese nikora ibintu bya business ubu rimwe na rimwe mba ndi za Dubai Nairobi za Dar es Salaam cyane cyane nyine ibihugu bya hano muri East Africa mba mbigenda bitewe n'imishinga imwe n'imwe mba mfite iruhande n'Rwanda hanyuma se waje kumenya aho ntuye gute kandi mbona ari ubwa mbere ndubonye mbaza uti ahubwo kugira ngo mpamenye byagenze gute byarangoye sinzumvikana pe wenda nuko ntashoboye kubona nabikubwiye mu minsi twiganaga ariko njye nagukunze kuva kera yes Ketia rwose ejo bundi ngiva Mombasa navuye Mombasa rwose nza kubona utambutse rimwe ndi mu modoka nakubonye natambutsemo hariya hafi y'ahantu isoko rya Kimironko ndavuga ati ba mukobwa byanze bikunze ngomba gushakisha nkamenya ahantu ataha ariko burya akababaje umutima cyangwa se akababaje umugabo kamurenza impinga ni byiza twahereye muri ibyo tuganira ariko nibagiye kwakira none mu muki hari iki hari wayini n'ibyayi n'amata hano haba n'abana kawa nanjye mba navuye mu rugo wenda habaye hari ka wayini yes byaba byiza muramutse mukatwakirije nta kibazo ka wayini numva kanameze neza kurushaho birumvikana ashobora kuba ariko nagaba n'umwana ukeye uzagira ibikabyo nawe twebwe twaranyweye urumva tunywa mu Rwanda tunywa hanze y'u Rwanda tunywa za Dar es Salaam tunywa za Khartoum twe twaranyweye kabisa iriwe neza papa neza kabisa karame papa hano abonye bazanye abashitsi hano umunsi uramushitsi uwaye cyangwa yaturutse namubonye n'umushasha namubonye hano mu rugo sinzi agomba kumbwira uriya muntu nanjye nashaka kumumenya papa nyine uyu mushyitsi ureba hano
atuye kwa Rando twariganye nyine mu bihe byatambutse ariko ntabwo twaherukanaga nyine niyo mpamvu yaje kunsura. Okay. Umukobwa wanje umubwire karibu mu rugo nta kibazo. Hano iwacu buri muntu wese arayisanzuramo ayifate gari mu rugo. Ntabwo tukunda abashitsi. Umubwire karibu ntabwo nashobora kwanga abashitsi zawe kandi bose nanjye ndabakunda. Sawa n'ubundi giye gusubira kuri chantier iri gukurikira abafundi nibondo buryo bari gukora iriya inzu kuba bashaka kuyirangiza. Nanjye iri kubashyira mu pressure bayirangize vuba tubona buryo kwimukira muri inzu yacu. Nta kibazo papa. Ndamwakira neza. Sawa sawa. Sawa murakoze papa. Akamvugana na Kadogo hanze. Nta kibazo. Umva. Uretse gato ngiye gusoza gahunda y'indimo inyenda wenda shenge kuzanira. Asubwo wenda bari kugura kundi kumwe n'umwana aba yagiye hanze gatoya. Uretse gatoya imyenda yawe ndaje ngikuzanira ntugire ikibazo. Umva. Ya, Ketia. Okay, usanze ko mu mishinga bamaze kumpamagara. Ngiye gusubira gukurikirana ibintu bya business urako n'amasaha yamaze gukura. Nangize ngo nyine ubashe ko wandenze irembo ngende. Nene muparitse hararuguru ku muhanda kandi kugira ngo ndebe ko naza gukoresha umwanya kugiye. Okay, nta kibazo. Gusa murakoze cyane. Nawe mwakoze gusura. Abo ndise. Uzanagaruka. Aya ni byo gusa. Shaka ko ira modoka mu minsi iri imbere ngomba kwiguhereza nawe ukajya witwara. Ibyo ni ibintu byanjye. Ramotenyi baye ndahiro. Bose ariko byaje. Bire byaje. Sano no haru tunandimo ndaje gatoya bubire. Ire. Ite byaje. Nawa. Shakari amata na biscuit. Ngwena biscuit. Biscuit ya karaba nangahe? Akarabo ni cyata. Okay. Nakupfunyikira abakiriya se? Ndabapfunyikira nta kibazo. Kada. None se amakuru ko waje ndi muri rwishi ariko ntago nakumenya ubusanzwe umukira wa hano. Mu rugo ni hano hafi tuye mu Kivu. Nanjye mu rugo na hafi nuko nyine ncuriza aha ngaha iyi ni botike yanjye. Biranshimishije njye nitwa Dudu. Wanjye ni umwenjeniyeri. Umwenjeniyeri? Uri umunyeshuri wowe? Wanjye afite amafaranga. Afite amafaranga? Kuko nyine nari ndi kurelaxa numvaga nshaka kuba nicaye muri salo ndi kureba akamuvi, kwirira biscuit ndi no kwinywera amata nyine. Ese witwa nde? Nanjye banyita JP. Urumva ari sawa. Noneho hanga afite ibintu buri kimwe cyose wakenera ni karibu rwose wagiza wajya ukibona nta kibazo. Si ibyo umbwiriza. Nzajya mpora aha ngaha. Kabisa. Nzajya mpora aha ngaha ahubwo na nyinuba ahubwo. Nibyo ugeze neza imbere. Maze ukuntu nishimiye kukumenya. Nawe nishimiye kugira umukiriya nkawe. Umpaye akanomero kawe se hari ikibazo tukaba tuganira. Icyo bitwaye? Nomero yanjye, kuko iyi nomero yanjye byo nta kibazo rwose. Ufite aho yandika se mama? Ndafite nta kibazo. Andika 078 078 705 Yes. Harya witwa? Witwa Dudu. Wowe ndagufite tu. Sawa rero JP. Sawa, urugendo rwiza. Biranshimishije. Ahubwo na nimugoroba ndagaruka reka mbengere. Ugaruke rwose ni karibu.